Hi guys, mumeze mute? Uko mumeze neza? Nanjye meze neza. Uyu munsi rero naje ngo turebere hamwe uburyo twakora amandazi turi mu rugo iminota mikeya kandi aryoshye. Niba uri mushyashya kuri iyi YouTube, kora subscribe, like, share na comment. Iyo ni inkunga yawe kandi urabukoze cyane. Byatangiye rero twafashe aka alisa imeze nka vanille, twafashe alisa dushyiramo iyo alisa twashyizemo udupaki tubiri bitewe n'ingano y'ifarini twari twakoze. Nawe washyiramo alisa bitewe n'ingano y'ifarini wakoze. Iyo alisa rero ni akantu nyine gatuma amandazi wagira ngo haba harimo utuntu, aba aryoshye cyane. Twashyizemo ebyiri rero kugira ngo nyine nunarya uze kunurira uze kumva aryoshye, nyine ukumvemo ko karimo, kubera ko hari amandazi nyine ukora nyine nta turimo rikaza rikomeye ugasanga nyine ntago ryitwa irindazi. Twashyizemo tubiri rero, hari alisa ebyiri zitandukanye, imwe imeze nka vanille n'indi y'umusemburo usanzwe. Imisemburo rero nayo twashyizemo ibiri kugira ngo nyine amandazi aze koroha imbere aryohe ewana, ku buryo ko uri buriteke rikajya mu mavuta rikaza ryisatuye. Naho twashyizemo imisemburo ibiri, amalisa abiri, bitewe iyi uri kubona ko yanditseho alisa vanille ni umusemburo, twashyizeho abiri bitewe n'ingano y'ifarini twari twakoze. Nawe washyiramo iyo ushaka, ariko uri kubona ko gatandukanye na ka kandi twashyizemo mbere. Kamwe gasa umuhondo kandi gasa umweru. Ubwo kamwe ni ka kandi kaba karimo isukari, akandi ni ifarini, ni umusemburo. Uri kubona ko bidasa. Yashyizemo ibiri, noneho aramikisa, arabivanga. Yarabivanze rero kugeza igihe ifarini yivanze n'ibyo bintu bibiri yashyizemo. Yarabivanze, arabivanga neza yitonze kugira ngo bitaza kugira uruhande rumwe, ahandi nyine ugasanga ntaho byagiye. Yarakomeje aravanga, byabaye igihe kirekire. Rero bimaze nyine kunoga, nyuma yo kunoga twahise dushyiramo indimu. Indimu ziriya zo mu isoko uri kuyibona, indimu y'icyatsi ikiri mbisi, urayirapa. Wamara kuyirapa ntabwo ushyiramo amazi yayo, ushyiramo ibishishwa by'inyuma warabye. Hari abagiye kwibaza ngo indimu ikora iki mu mandazi. Indimu ituma amandazi ahumura neza, ku buryo ko nyine wariteka cyangwa se ryahiye uri hariya akavuga ati iri ni irindazi rihumuye. Rero yararabye kugeza igihe kiriya gishishwa cy'inyuma cyose cyashizeho, ariko wowe ntago washyiramo igishishwa cyose cy'indimu nini, kubera ko ntago tuba tunganya ifarini. Nyuma yo kurangiza kuyirapa rero, muri kubona ko indimu yaje ari icyatsi mu farini. Nyuma yaho rero yakoze amagi, akora amagi. Twakoze amagi nk'atandatu maximum kugira ngo ifarini yacu cyangwa se amandazi yacu aze ari umuhondo imbere, aze aryoshye. Yashyizemo amagi rero atandatu atarengeje n'umubare, kubera ko ifarini yacu natwe yari nyinshi, twahisemo gushyiramo amagi menshi. Rero ubwo uzashyiramo bitewe n'ingano y'ifarini yawe. Aha yashyizemo umunyu ayishyira mu magi. Isukari rero nayo ukoresha isukari y'ifu. Iyo ushyizemo ya sukari y'amabuye hazamo ibiti rimwe, kandi iyo hajemo ibiti rimwe umuntu ararirya igakubitana nacyo, ntabwo biba bimeze neza. Iyo rero ufite ifu y'ibiti rimwe nayo wayikoresha yego, ariko yishyira mu magi kugira ngo ubikubitane.
aho rero twashyize amagi yacu mu ifarini. Tumaze gushyira amagi yacu mu ifarini ntabwo byatinze, twagiye gushaka amata. Iyo yari litiro y'amata, wakoresha amata ayo ariyo yose ariko apana yayandi abamo isukari. Aya ngaya rero yari litiro imwe, yashyizemo litiro imwe. Amaze gushyiramo litiro imwe abanza gukoroga kamemu kugira ngo ya farini yacu ibanze ihure ifatane, ariko twebwe ntabwo twashakaga ifarini ifatanye cyane kubera ko twashakaga amandazi yoroshye. Rero n'ifarini twagombaga kuyoroshya cyane, kubona ko ifarini yari igeze aho inoze. Twongeyemo andi mata kugira ngo ifarini irekurane n'amagi aze kuza yoroshye, amandazi aze kuza yoroshye ameze neza adakomeyemo imbere. Kubona ifarini yari imaze kumera neza. Nyuma y'uko imaze kunoga rero twafashe aka gashashi dupfundikiraho. Ubwo utagafite wakoresha umufuniko cyangwa se ugashaka ukundi kuntu bipfundikira kugira ngo ifarini ibyimbe. Ubu ndabizi hari abari bari kwibaza se aka gashashi gafashe iki? Ni ukugira ngo ifarini ibyimbire imbere, nujya gukora amandazi aze nayo ameze neza abyimbye ku buryo ko n'uriteka riri bwisaturemo kabiri. Rero twaripfundikiye neza. Urayipfundikira neza kugira ngo umwuka uze kubura ahantu uca nyine. Twayimajijemo iminota 30. Nyuma y'iminota 30 urabikuramo utangije gukora amandazi yawe. Kandi bitewe n'ingano y'amandazi ushaka ko angana, uzajya upima ku gipfunsi cyawe. Aho rero yaramaze gushyiramo amandazi, kubona twari dushaka amandazi aringaniye ari mu rugero. Ubwo nawe uzajya ugenda upima usa nkaho uri gukata ubugari. Uri kubona ukuntu ari kubigenza. Aho ngaho umubare twashakaga kujya mu safuriya yaramaze kuzura. Rero yagomeje gukorogamo ahindura kugira ngo hatagira irindazi rishirira. Uri kubona ko kameme yaratangiye gusa nkaho ari gushya. Rero ugitangira ushyiramo umuriro mwinshi kugira ngo amandazi aze kumera neza. Sasa wabona asa nkaho ari gutukuramo, ukuntu nyine ari gutukura ab'umutuku, ukora iki? Ugabanya umuriro kugira ngo nyine amandazi aze gushya yitonze, na ka kantu k'imbere kaba gasa umweru nyine kaze gushya kitonze, amavuta aze kugera ahantu hose. Amandazi rero twakomeje kuyabungabunga kugeza igihe nyine ahiriye atangira gutukura. Mugira ngo muri kubona ko ari gutukura mubireba. Yarari guhumura. Uwayatetse rero akimara kubona ko ari gushya nk'uko yabishakaga atangira kubyina. Nyine uri kubona amandazi yarari gushya atukura aba umutuku, mbese nk'amandazi wagiye kugura. Aya mandazi nuyakora ntabwo uzongera kujya kugura amandazi. Aha ngaha yagabanyije umuriro kugira ngo amandazi aze gushya neza. Nkubwije ukuri, aya mandazi nuyakora ukayakora nk'uko twabikubwiye, ntabwo uzongera kujya kugura amandazi muri resitora. Reba iri rindazi ukuntu ryari rimeze, yarari guhumura. Ndabigutuye wowe uzabigerageze ukora amandazi yawe gutya nk'uko twabikubwiye, uzaza udushimire nyuma. Iri rindazi ryari riryoshye. Uri kubona ko nyine kubera bagabanyije umuriro yari atangiye kwisatura. Amandazi uri kubona ko ari gushya ku buryo ko yaragise hahandi yakarurwa. Abari bari ku ruhande rero twari twayagaye tuvuga ati arashya ryari. Aha rero yari amaze gushya. Reba ukuntu risa umuhondo. Reba ukuntu risa mo imbere, ryagiye rirashya rishya neza. Oh my gosh, aya ni amandazi koko. Yarari guhumura aryoshye. Yavuze ati ntabwo nahisha ngo ndeke kuriryaho. Byari riryoshye. Wahata ubuzima. Ndakubwiye ngo uzagerageza ibi bintu uzagaruka nyuma udushimire muri comment. Irindazi reba ukuntu ryari risa umuhondo. Oh my gosh guys, iyi video